kona ikipe ya Peri, kona ya kabiri muri mukino kuno cyane gw'ikipe ya Peri, kona ebyiri za Peri kuri imwe ya Bugesera. Atasereka turebe Kagegera yicongamo shira ikirenge hariya nibiza amazana ku mupira uca hejuru y'izamu. Nibyo mpira no gutera kumereza mu kumunota wa kane bikirusa kuza hagati ya Peri n'ikipe ya Bugesera. Ruvuyanganya ngo abonye yuko Uwayezu François Regis ari muri stade yamaze rero kugaruka mu gihugu cya Tanzania aho yari yagiye ko CEO w'ikipe ya Simba Sport Club, akaba yari yaravuye muri APR ari vice chairman. Kuri ubu rero yaje kureba iyi kipe n'ubundi yahozemo, akaba yari amaze amezi ane akora muri Simba, ariko ntabwo byabaye ngombwa yuko akomeza akazi. Ikipe ya APR ikomeza kwataka. Atazereka turebe Byiringiro centre imberezo Mubati Nikona nukurengura nibyo arengura Gilbert Byiringiro baramusubiza. Atazereka turebe bagana muri kona ni buryo bw'ikipe ya Peri, bumoso bw'ikipe ya Bugesera. Atazio Byiringiro Gilbert pira utanza aracenga hariya, inkingi ziranyingije ntago ndeba neza, ariko umupira warenza no guterekwa imbere y'izamu, guterekwa imbere zamu ikipe ya Bugesera kuri Fashinga Didier muzamu ikipe ya Bugesera. Ikipe ya Peri yatangiye itsinda yerekeza hariya mu Nyakabanda ndetse na za Nyabugogo, mu gihe Bugesera irimo gutsinda yerekeza za Mageragere cyangwa se mu Miduha, kubanza uburyo Kigali Pere Stadium yubatse. Atasereka turebe ariko soka neza cyane hariya Fashinga Didier muzamu ikipe ya Bugesera nongera arawufata. Atansiyo akavura gatangiye kugenda gatonyanga ngaha kabisa, imvura itangiye gutonyanga. Ndabona umutoza wa APR Darkonovic yambaye kabisa umupira umufasha guhunga iyi mvura cyangwa se kureba uburyo itamu. Atasiyo Bugesera, reka turebe hejuru Nkombe Jojo Nkombe bamwe umupira ashaka gutungura Poverenze ku mupira hejuru y'izamu. Statistike ziramye ko APR tarinjizwa igitego mu mikino 6 imaze gukina. Kuri ubu ngubu ikaba iri gukina match ya 7 cyo kora hari ibitego 3 nyine yahanishijwe ubwo yakoraga amakosa kuri match yabo na Gorilla. Kuri ubu rero APR nitsindi match itinjijwe zirwari match 7 bakoze bakipinga clean sheet. Attention kipe ya Bugesera igomba kurengura umupira ku ruhande rw'ibumoso bwabo hariya kwa Hirwa Jean Dodier, barengura vava cyane hariya barashakane barishakira hariho nari gakwaya. Attention umupira unagurana hariya, umupira garukira kwande kwa Ariuswane comeka pasa hagati mu kibuga ngaha kwa Nimizira Mazana mukorera ikosa ni kufra. Ikipe ya Peri hagati mu kibuga, iminota yo ni 7 biracyari ubusa ku busa. Attention teno para muremura sa ikipe ya Peri wigarukira kuri Bugesera hagati mu kibuga kwa Rurinda Faruku Sentongo, uyu nguyu yanyuze muri ikipe y'ingabo z'igihugu. Attention comeka pasa hariya barashaka kubumana bakaba yitwaye ni Kabizimana. Attention ku mupira bati warenze no kurengurwa n'ikipe ya Peri kuri niyo mugabo Claude arengura vava cyane hariya ashakisha niyo ni Frodoir suza kwa kapiteni Claude niyo mugabo coka passe mu defense hariya nishakira ari Yusuf n'umunya Senegal, onga passe kwa Kayege Byiringiro Gilbert ku ruhande rw'iburyo yawufunze neza cyane hariya acomeka passe kwa Nibizi Ramazan, passe hariya vava cyane kwa Muzungu, passe hariya kwande kwa Kagege, passe hariya hagati mu kibuga kwande kwa Nibizi Ramazan, acomeka passe hariya hagati mu kibuga barakontrola ikipe ya Peri ku ruhande rw'umoso bawuhaye Gilbert Mugisha. Attention Gilbert Mugisha acomeka passe hanga kwande kwa Claude, centre mbi cyane hari umupira ugenda urarenga hariya, pirate ashaka kushyira mu izamu ariko atera hejuru izamu. Reka mbabwire ko kuri ubu ngubu turi kumwe na NBG Limited, bakaba ari uruganda rukomeye cyane rukorera hariya mu karere ka Gasabo ku Gisozi hariya kabisa. Bakaba rero bakubwira ko bafite inzoga nziza yitwa Fimbo ikivugo cyayo yitwa Kiboko la Q, yirukana icyaka. Ushaka kurangura iyi nzoga wahamagara nimero 07 82 16 11 hanyuma nimunywe inzoga abatoya haba abari munsi y'imyaka 18, umugore utwite ndetse n'utwaye ikinyabiziga birinde kunywa inzoga. Attention imberezo byumvikana Bugesera urutayizamu yitwa Nkombe Jojo wenyine na Poverenze umupira uragenda ujya ku ruhande gato cyane, bwari uburyo bwiza cyane kuri Bugesera, buryo bukomeye bwa ku munota wa 9 yari gift yari yiboneye rutayizamu wa Bugesera
ariyo umuswane sinzi ibintu yaratekereje Ruvuyanga ateye umupira umutwe usubiza inyuma atarebye kumwataka ariyo arawumupasa avuga ko atari muroje ko yarawuhawe na adversary byari birangiye anarafunze umupira ubyumve asigarana n'umuzamu Pavenzila umuzamu arasohoka arabundikira umusore ushaka gushyira baro deuxième poto hasi pira uramwangira uragenda unyura inyuma y'izamu abatoza ba Bugesera hari ingingo Pablo n'abandi bose bikorera amaboko asora ari kuri benchi bakubita kabisa hejuru yaka Katribin babicayemo bavuga bati ibi bibazo bibaye ni ibihe ni gute 1-on-1 wowe n'umuzamu gusa nawe gushyira baro mu izamu buryo bukomeye cyane bwari bubonetse kuri Bugesera nabwo bukomeye mu mukino Bugesera busa APRFC ubusa iminota 10 attention kufra ikipe ya Peri hagati mu kibuga bayitanze mva cyane kwa niyo mugabo Claude acomeka pass kwa rw'iburyo arashaka Kagege acomeka umupira muremure wigarukira kwa ikipe ya Bugesera bakuraho attention bahera Peri bacomeka pass ara kwa Muzungu arabazi arabakiniye attention reka turebe pass va cyane ari ya Muzungu ayirakira Kagege arahindura ariko Bugesera bakura umupira nabo va cyane attention reka turebe hari umukinnyi w'ikipe ya Bugesera uryamye hasi ngaha kapiteni ahita awutereka hanze hariya no kurengurwa n'ikipe ya APR ariko bashobora gutanga avantage hariya attention barimo kwita rero ku mukinnyi w'ikipe ya Bugesera arimo kwita ku